Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane kubera ko namwe mwatwitabye. Reka tubahonje tubasubize inyuma gakeyi yaho twatangiriye. Twavuze ibintu bine by'ingenzi byazanye Yesu mu isi. Yesu akora byose, niho twatangiriye. Amafaranga dufite ni Yesu wayaduhaye, akazi dufite ni Yesu wakaduhaye, amashuri twize ni Yesu watubashishije kuyiga, urushako dufite ni Yesu waruduhaye, mvuga iki, igihugu dufite ni Yesu wakiduhaye, pozisiyo twicayemo ni Yesu wayiduhaye, iburi kintu cyose dutunze ni Yesu wabiduhaye. Bibiliya iravuga ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka, isi n'abayibamo. Nta kintu na kimwe dufite twakwirata. Paulo yaravuze ngo niki cyatuma twirata nk'aho ibyo dufite ari twe byakomotseho, ngo nta na kimwe dufite gikomoka kuri twe, ngo ahubwo byose bikomoka kuri yo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Yaravuze neza muri Abaroma 11 umutwe w'amagambo uravuga ngo ishimwe rikwiriye nyir'uburemyi, ngo Imana niyo yaremye byose, ngo nta numwe yabanje kugira icyo ayiha noneho ngo izamwiture. Imana ntirimo iratwitura, ahubwo byose bikomoka kuri yo, yaba ari ubuzima, yaba ari buri kintu cyose. Hari igihe tujya tubabaswa tukirata ibitare byo kwiratwa. Urugero, ukirata kuri umunyabwenge, harya wakoze iki ngo ubu umunyabwenge? Ukirata kuzi imibare, harya wabigenje ute ngo umenye imibare? Ni iki cyatumye abandi batayimenye? Ukirata kuri mwiza, uri umuswa cyane, wisanze utyo, ntabwo wahisemo kubera uko umeze. Ukirata ko ufite umuryango mwiza, harya byagenze bite? Papa sinamuhisemo, mama sinamuhisemo. Ibyo ni ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Akazi byo twita amahirwe, amahirwe abanyarwanda bayaha agaciro ku buryo amahirwe bayanganya n'Imana. Muratekereza abanyarwanda baha agaciro cyane amahirwe ku buryo usanga bavuga ngo nagize Imana bingendekera gutya. Nuzi ko ariko tuvuga mu kanyu kamwe, sizo Mana nizinga hato ya icyo nashaka kuvuga na amahirwe. Amahirwe yakugezeho urashaka, amahirwe yakugezeho urabyara, amahirwe yakugezeho ubona akazi, amahirwe yakugezeho umenya Ifaransa, Ibyongereza, amahirwe yakugezeho wisanga mu gihugu utari impunzi. Bavandimwe, ntacyo dufite tutahawe n'Imana. Amen, amen. Ntacyo dufite tudakesha Yesu. Ariko ibyo twasanze bitubera umutego ku buryo ari igihe twibagirwa intego nyamukuru y'icyazanye Yesu mu isi. Nubwo Yesu atanga amafaranga, nubwo Yesu atanga urushako, nubwo Yesu atanga position, ndavuga akazi, nubwo Yesu akomokwaho na byose, ariko hari icyamuzanye mu isi kimutera gupfa, kimutera gusiga ubumana akambara ubumuntu. Hari icyatumye ava mu ijuru, abona ko ijuru atari ikintu cyo kugundirwa, akisiga ubusa akaza kubana n'abantu. Kubera iki? Impamvu mbivuze nuko ibyo byose navuze byari biriho Yesu ataraza. Abantu bararongoraga, abantu bagiraga amahirwe, abantu barabyaraga, ndetse rimwe na rimwe iyo tuvuze ibyo bintu usanga ari urusange mu bantu. Kandi iyo dukomeje kubivuga bibuza n'abandi kwiringira Yesu. Kubera iki? Basanga babifite. Iyo uzi ati Yesu atanga amafaranga, biragoye kumuvuga muri Qatar. Twarabivuze mu cyumweru gishize, muri Qatar baguseka, bo nabakire inyuma kurenza uko ubitekereza. Naho soma kera bavuga uburyo umunyakatar uva mu maraso y'abanyakatar, dore ko bagize 40% gusa, ni bake ku buryo binagoye kumubona no ku maso. Ngo iyo avutse igihugu gitangira kumusevingira $2000 par mois. Tekereza nawe, amadolari 2000 ku kwezi. Ngo ajya kugera igihe cyo gushaka, ngo nibura afite 600 by'amadolari. Ugiye kumubwira Yesu ukamumubwira mu mafaranga, nta mukeneye kuko yasanze yafite. Ugiye kumubwira Yesu ukamumubwirira mu gushaka, arakubwira ati mwebwe mwarazezengeye, edayeri dini ryanjye rinyemerera ko iyo ndongo y'umwe simushake ngeza 4. Uranyumva neza? Kandi abo nabahaga kubera umutungo nkageza 8. Turi kujyana nshuti yanjye. Ugiye kumubwira Yesu ukamubwira mu mashuri, bigira ibyo bashaka. Nagira ngo mbabwire, ejo bundi naho zasoma Qatar ngo yaremye isi mu gihugu cyayo. Ngo iyo bakubwiye ngo ushaka kujya muri Amerika, baremye amashuri ya Amerika bayashyira mu mujyi wa Doha. Si ngombwa kujya muri Amerika, no. Urashaka kwiga mu buryo Harvard yiga, aba professeur be Harvard babazana muri Qatar bakakwigisha nkaho utigeze ugira hujya. Abo ni abasilamu, ntago bemera Yesu. Kubw'ibyo none ko Yesu atanga byose, n'ikimenyimenyi nabo batamwizera nibo yabibahaye. Turi kujyana
kuko isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayibamo. Muri Matayo 5 uhere ku murongo wa 35 Yesu yaravuze ngo data wo mu ijuru ngo avubira imvura ababi n'abeza, ngo kandi arabizi ko batamushimira. Uranyumva neza? None twebwe tubarusha iki? Ni iki cyazanye Yesu mu isi? Ko abantu bakoraga, ko batundaga, ko barongoraga, ko bari bahiriwe mu buryo bugaragara. Ni iki cyateye Yesu kuza mu isi? Nubwo tumutabaza dukennye akaduha amafaranga, ariko se niyihe ntego nyamukuru? Wibuke tugira uburyo bwinshi twiyambazamo, twitabaramo iyo tunaniwe. Hari abatabaza Yesu, hari n'abajya kuraguza, hari n'abatabaza bene wabo, hari abanabirwanaho bakiba. Twese resulta ishobora kuba imwe nubwo aho biva hatandukanye. Ariko bavandimwe, hari icyatumye Yesu ava mu ijuru akaza mu isi kugira ngo apfe. Icyo nicyo twaganiriyeho rero. Tubyoroheje mu nyuguti nke tukavuga umunana kubaza ngo se ko mwize ibyumweru 5 byose ujya kuri Vivante bakabigisha ngo niki cyazanye Yesu mu isi, wasubiza iki mu nteruro imwe? Uzamusubize ngo icyazanye Yesu mu isi ni ukudukorera iki isi idashobora kudukorera. Amen. Yazanywe no kuduha iki isi idashobora kuduha. Yesu yazanywe no kutugezaho icyo batamwizera badashobora kubona. Turi kujyana? Niba abanyabyaha cyangwa abapagani cyangwa abandi batamwizera babyara nawe ukabyara, ibyo Yesu ntibyamuvanye mu ijuru. Niba bagira amafaranga nawe ukayagira ntibyamuvanye mu ijuru. Niba batera imbere ugatera imbere ntibyamuvanye mu ijuru. Turi kujyana nshuti yanjye? Kubera ko tujya tugwa mu mutego wo gushaka kubona Imana nk'aho Imana yatangiye mu 2000 ugereranije n'igihe abaromani batangira kubara. Oya, Imana yahozeho mbere na mbere. Imana yaremye ijuru n'isi. Imana ni inkomoko y'ibintu byose, kandi iyo Mana y'urukundo niyo yagiriye neza buri shyanga. Paulo yabivuze neza, ushaka kubisoma urebe mu byakozwe n'intumwa 17 aravuga ngo niyo yakebeye abantu ingabano, yakebeye abantu ibihugu. Bamwe bashyira muri Qatar, abandi mu Rwanda, bamwe begera inyanja, abandi ntibayegera. Ngo yageneye abantu ibihugu, niyo yakebeye abantu uko duteye, uko tumeze. Ngo kandi ibintu byose niyo yabiremye, ngo ishyiraho uburyo bwo gutuma abantu babasha kuyimenya, ngo hari bakabakabize. Ngo iyo Mana nikorerwa n'amaboko y'abana b'abantu yigira iki kennye, nikomokaho na byose bavandimwe. Yari iriho na mbere ya Yesu. Ahubwo Yesu cyangwa Imana mu mubiri niki cyatumyiza? Ni ukugira ngo idukorere ikisi itashoboraga kudukorera. Ni ukugira ngo idukorere ibyo abandi badashobora kubona kuko batamwizeye. Amen. 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 Twavuze ibintu byinshi, twavuze ibintu bine by'ingenzi. Uyu munsi turasoza, turavuga icyanyuma. Nyagasani afashe rwose, ndabasezeranya ko turangiza iyi nyigisho hagati itazaba umuranzi. Usange nyine yatangiye kugira ukundi igenda. Turasoza uyu munsi, twavuzeho ibintu byinshi, kandi nongere ngo usubiriremo, nta nubwo twabivuzeho, ahubwo twavuze iki se? Twavuzeho gakenye, kuko Paul yavuze ngo tuvugaho agace, natwe twavuze agace. Ejo nitugaruka ukumva twavuze ngo niki cyazanye Yesu mu isi, utazavuga atari ko abantu ntibibeshye, ibi ntitwabyize. Oya, ntitwabirangiza, tuvugaho agace. Hanyuma senga narangiza, mama Pasteur Edmond azatangira, nawe narangiza n'undi atangire. Ntabwo tuzarangiza Yesu. Paulo yaravuze ngo dufite byinshi byo kumuvugaho, ngo ndetse bimwe muri byo bigoye no gusobanurwa. Ngo ndetse ikibazo bamwe muri mwebwe ngo mwabaye amahuri ntimugishaka kuzumva, ngo ntimukihanganira kumva izi nyigisho, ngo nicyo cyatumye duhora dusubiramo ibyishingiro. Bavandimwe, dufite ibyo kuvuga kuri Yesu birenze uko twabivuga. Yesu dufite byinshi byo kumuvugaho, nubwo bimwe muri byo bigoye gusobanura. Haleluya, haleluya. Ngewe sinabaye umwarimu, oya, ariko nabaye umunyamakuru. Nzi hari icyo bita glit, nzi icyo bita the point kameme. Nanjye narabyize mu ishuri. Glit, akantu ukavuga ngo niwura n'ubwo utafata byose ariko ufata iki. Ndagusabize unyandikire uvuge ngo nubwo Yesu bakubaza ngo niki cyazanye Yesu mu isi, ni ukudukorera ikisi idashobora kudukorera. Niba isi yaduha amafaranga, Yesu ntabwo aricyo cyatumye abambwa. Subiremo, niba isi niba abasilamu babyara tukabyara, rimwe na rimwe bakabyara twe twarubuze, ibyo Yesu ntabwo byamuvanye mu ijuru. Amen. 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 Ntabwo yaje ngo tujye muri comfort zone, ariko tubyishuka. No, hari ijambo ritinyitse si dukunda kurivuga, ariko ni ukuri kwa Bibiliya.
mu Bafilipi 1:29 Pawulo yaravuze ngo bavandimwe, ngo mwibuke yuko tutahawe kwizera Yesu gusa, ngo ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe. Imana ishimwe cyane. Uko kuri kurabishye umuntu bati nibi yatuzaniye nta kundi byagenda, nkuko twishimira ko tanga umugisha nibyo tubivuge nyine. Nitwahawe kwizera Yesu gusa, ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe. Yandikiye Abaroma nako Timoteyo, aramubwira ati Timoteyo we, wongere wibutsa abantu yuko abahamagawe bose bakizera Yesu bagomba no kwitegura kubabazwa kubera we. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Zahora mbibutsa izi zaburi ngo ni bene Kora, Zaburi ya 73 niba ntibeshye, ngo bigeze kubaza Imana baravuga ngo iki kibazo twarakibajije, ngo habura gato yuko intambwe zacu zerekera ikuzimu. Ngo iki kibazo kiragira ngo ni kubera icyo abanyabyaha bagubwa neza mu nzira zabo, ngo warabateye baramera, ngo ndetse no mu ipfa ryabo ntibababara. Ngo arakomeza arabyibaza aravuga ngo habuze gato ngo intambwe zanjye zikerekera ikuzimu. Nkomeje kwibaza icyo kibazo, ngo kuko nasanze narayobye, ariko icyanejeje ngo kugeza igihe Uwiteka ngo yamugereje ahera hayo, ngo amuha amaso wo kwitegereza iherezo ryabo, ngo yitegereje iherezo ryabo ngo asanganira ibi rwose. Arangiza avuga ngo habuze gato intambwe zanjye Imana izitangira ku rubibi rw'igehinomu. Ngo ndavuga ngo kuri njyeweho ngo icyiza ni ugushaka Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Iki kibazo kibajijwe na bene Kora nazafungira ngo hanyuma cyongera kwibazwa na Yeremiya 12 uhere ku murongo wa mbere twiteka iyo tuburanye iteka ryose ni wowe utsinda mu rubanza, ariko n'ubushoye urubanza n'uguri butsinde. Nyemerera gusa menye ukuca amateka. Ni iki gituma abanyabyaha bagubwa neza mu nzira zabo? Warabateye baramera, nta kintu bakennye. Mwebwe ntimujya mubibona ngo barabarebye ngo basanga no mu gupfa batababara, kandi nibyo koko. None usupfira muri poste de santé amera nk'upfiriye Washington ugira ngo kameme abaganga ntibamwitaho kimwe, imiti babatere kugabanya ububabare ntabwo ari imwe. Barababaye ngo baradamaraye hatabanyabyaha, ariko burya bisobanukira mu iherezo, ngo iherezo ryabo ni isi ryo kwifuzwa. Imana yo mu ijuru ishimwe. Subiremo niki cyazanye Yesu mwisi. Mu magambo make ni ukudukorera ikisi ikitabasha kudukorera. Si ukuduha imodoka n'abapagani barazibona. Nongera ngo usubiriremo nazarazitanga. Nitwakira abantu hano bavuga ngo ndashimana ko yampaye umudamu, ntabwo tuzaba twibeshye. Yesu atanga abadamu, nabo dufite niwe tubakesha. Mwibuka aho twahereye, ntacyo dufite tudakesha Imana. Ubushize narababwiye Satani nta kintu na kimwe yaremye uretse ikintu kimwe. Bibiliya imwita umuremyi w'ikintu kimwe gusa, ni umuremyi w'ikibi, ni umuremyi w'icyaha. Niko Yesu yavuze, aravuga ngo ni Imana y'iki gihe yaremye icyaha, yaremye ikibi, niwe soko y'ikibi cyose. Naho ubundi nta kintu Satani yaremye. Satani ntiyaremye ibiti, Satani ntiyaremye ubutaka, Satani ntiyaremye zahabu, Satani ntiyaremye ubwenge. Muri iyi migirire yo mu isi, mu bintu byose Satani yaremye system. Yashizeho system. Turi kujyana inshuti zanjye, kubera ko nta nubwo ubwo yabwiraga Yesu ngo nupfuka mukandamye ibinda biguha, ntabwo yavuze ngo kubera ko nabiremye, ngo kubera ko nabigabanye. Yarabi kugabana rero si ibintu bizawe, ni ibintu bitari bizawe yenda wagabanye. Uretse ko nabesha niyabigabanya, ahubwo yafashe matekwa. Izi bavandimwe imodoka turema nizivi kuzimu, oya. Imana yahaye umuntu ubwenge. Nta nubwo izi nzu twubaka saba daimon yenda gusa twamuramya kuko yashizeho system. Narababwiye nahoze nsoma icyegeranyo ejo bundi cya Oxfam, na nijoro nagisubiyemo, uburyo isi igenda iteye ubwoba. 2010 abantu bari bakize ku isi bafite 1/2 cy'umutungo w'isi bari 362. Iki ni icyegeranyo cya Oxfam mu 2010. Kugira ngo babyumvikanishe neza, baravuze ngo niho gufata indege ya Boeing yonyine, Boeing isetsa cyangwa turasakombye, ngo ukayuzuzamo abantu bicayemo, ngo abo bantu 362 bafite umutungo ungana na 1/2 cy'isi. Mu yandi magambo, abantu 362 bafite umutungo ungana n'uwa miliyari 3.
noneho miliyari 3 bagasigara bagabana utundi kugira ngo babyumvikanishe neza, ngo gufata abaturage ba Brazil n'Ubushinwa na Amerika ndetse n'Ubuhinde ukabateranya bose, ngo abantu 362 bafite ibyabo baturage bose. 2015 irangira na 16 ntago bari bakiri 362, bari 62 gusa. Baravuga ngo 2020 bazaba ari 10 gusa. Mu yandi magambo, isi ntikennye, ahubwo igituma dukena ni systeme y'isi. Isi yashizeho uburyo ngo niba ukeneye kugira ibyo utunga rimwe na rimwe ubanza uyiramye. Mbabwire, Yesu azadutunga, azatubeshaho nkuko nawe atayiramije kandi akagabana byose. Yaravuze mu butumwa bwiza bwa Yohana 14:19, aravuga ngo ubwo ndiho namwe muzabaho. Ikibazo gusa nuko dushaka kubaho nkuko abisi babaho. Ugira hari ijambo tudakunda ariko riri muri Bibiliya, naryo ndari kwibutsa. Ni Timoteyo 6:6. Yaravuze ngo bavandimwe, ngo niba mufite ibyo kurya n'ibyo kunywa munyurwe nabyo. Ndabizi ko mwantera amabuye ariko singiye ni Bibiliya. Isi y'ubu kapitalisme iravuga ngo bonheur, kuguga neza, bikomoka mu byinshi utunze. The more ntabwo ari byo. Yesu aravuga ngo umunezero uturuka muri nge gusa. Ntabwo kugira amazu 10 ari bibi, no, ariko wikwibwira ko ari ukura umunezero, sibyo rwose. Ahubwo Yesu muri we niho turuhukira gusa, niho tubonera amahoro. Tunga byinshi si bibi pe, ndagusabye ntubyange. 2005 bakoze ubushakashatsi ngo barebe ko abantu banyurwa. Byabereye muri Australia, ngo niho abakire bakize cyane. Ngo bamenya bakora ubushakashatsi, abanyamakuru bajya muri banki ngo bamenya abamiliyoneri 20. Barangije ngo barabashaka babahereza mikro, bababwira ngo ese urumva uri umukire? Ngo muri 20 babiri bongire gusa ngo niba bavuze ngo ndumva ndi umukire. Ngo kandi nabo ngo basanze ari abakristo bizera. Naho 18 baravuga ati dufite ikisi twadufaranga twatundi. Ntimubazi se namwe aho yubaka inzu yayirangiza ati kakaruri, wamubwira imodoka ati kakamodoka. Nuko duteba vandimwe muri iyi si, ntabwo ariho dukura kunyurwa gukomoka muri Kristo Yesu. Niba atakunyuza uzarorera, ndagusabye niwe wenyine utunyura, ntabwo ari biva mu kuboko kwe butunyura, ahubwo niwe utunyura. Imana ishimwe cyane. Twavuze ibintu byinshi, minota yatujyanye. Kimwe mu bya mbere reka mbibutse gusa kuko tutatangiranye. Yesu yarivugiye ubwe muri Mariko 10:45, ngiki kintu cya mbere ubwe yavuze ko cyamuzanye mu isi. Yaravuze ngo kuko umwana w'umuntu atazanywe no gukorera, ngo ahubwo yazanywe no gukorera abandi, ngo no kubicungu y'ubugingo bwa benshi. Imana ishimwe cyane. Twaganiriye incungu icyo ari cyo, tuvuga ko Yesu yaducunguye ibintu bibiri by'ingenzi isi idashobora kuducungura. Icya mbere ni ububata bw'icyaha, icya kabiri ni ukuba mu bubata bw'urupfu. Imana ishimwe. Icya kabiri twavuze kudukorera icyo ari cyo, mu Cyongereza babivuze neza, to save helpless, gufasha badafite gifasha, gukorera badashoboye kwikorera. Amen. Ntabwo rero subira mu kwibwiriza ibi twabyizaho umunsi wose, urumva ko isaha yose tuganira kuri ibi ntabwo bizakunda. Nagira gusa mbibutse Yesu yazanywe no gukorera no gufasha abatagira gifasha. Ikindi twavuze uburyo Yesu adukorera, ntabwo twe tumukoresha, waradukorera. Twavuze kudukorera kwe uko kumeze. Yesu uvuze ngo Yesu arankorera, ntabwo ari umukozi wanjye, oya, ahubwo ni nkuko meya ankorera. Ni nkuko nkorera abana banjye ntabwo mbakorera bari bampaye amategeko, cyo mbabereyeho ariko sibo bankoresha. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo niyo mpamvu Yesu hari amasengesho twasengaga turi abana, ngo Yesu mudakora ibi ngo ngenda bivamo, ubu uri umwana burya. Nuko umwana akureba nyina akakwihorera, nta kundi yabigenza, urabivamo se ubundi icya mbere ujye hehe, cya kabiri wari ubirimo se bundi ni ibiki uvuyemo. Ntabwo Yesu tumukoresha, aradukorera. Imana ibaho umugisha. Icya kabiri twavuze gushaka, ubwo yarivugiye ngo kuko umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Gushaka no gukiza, twavuze ko Yesu ashaka abantu mu buryo bubiri. Abantu bazimiye bari mu bwoko bubiri. Icya mbere hari abazimiye kuko bica amategeko, icyo bita rule breakers. Abantu bazimiye kuko ari abanyabyaha, tubivuze mu mvugo y'ubu. Bazimiriye mu kabare,
bazimiriye mu buraya, babandi twebwe twita abanyabyaha. Abo nibo ba mbere Yesu yazanywe no gushaka nabo. Iri jambo yarivuze ubwo yavugaga kuri Zakayo, aravuga ngo umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Zakayo yari yarazimiye, abantu baramuciriyeho iteka, twarabiganiriye. Ariko cyane abahangayikishije Yesu bazimiye kuruta abandi ni abazimiriye mu nzu, ni abazimiriye mu itorero, twabiganiriyeho. Abo bita the rule followers, abantu bazimiriye mu nzu. Amen. Murabyibuka? Uziko twabiganiriyeho uburyo umuntu azimirira mu nzu. Twabihereye cyane ku uburyo twiringira amategeko, umuntu akabazi ko akiranuka kandi adakiranuka imbere ya Yesu. Twatanze urugero rw'abantu babiri aho umuntu ashobora atarasambana, Yesu akamubwira ngo mva imbere wa nkozi y'ibibi. Uyu nawe akaba ari umusambanyi wasambanye, Yesu akaba yavuga ati wowe ndakwemera. Twabivuzeho kubera iki? Si uko ibizaha Yesu abitagatifuza, oya, ahubwo twavuze icyo bita kuvuka ubwa kabiri. Ntabwo igituma Imana itwemera ari imirimo yacu, igituma Imana itwemera nuko twavutse. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Twifashishije ijambo Paulo yandikiye Abagalatiya, aho yabwiye Abagalatiya ati muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere yanyu irarikira. Aravuga ngo kuko umwuka ibyo yifuza nibyo kamere yanga, ngo kandi ibyo kamere irarikira nibyo umwuka yanga. Ngo ibyo byombi bihabanye, ngo nuko mukora ibyo umwuka yifuza, kuko nyine kamere ikora ibyo ibitanezeza Imana, asita ibyo kamere ikora. Aravuga ngo kamere irasambana, kamere iraroga, kamere irabeshya, kamere iratukana, kamere avuga ibyo kamere ikora. Avuga n'ibyo umwuka akora, ngo umwuka ugira urukundo, umwuka ugira kwizera, umwuka ugira imbabazi, umwuka ugira kwihangana. Avuga izo mbuto z'umwuka. Hanyuma dutangazwa n'ikintu kimwe, n'iki cyatumye Bibiliya itavuga ngo dore ahubwo ibyo umwuka akora. Umwuka ntasambana, umwuka ntiyica, umwuka ntatukana, oya. Kuko imirimo yo kudatukana no kudasambana no kutica ntabwo ari imbuto z'umwuka, ahubwo ni imbuto z'amategeko. Turajyana? Amategeko niyo yavugaga ngo ntugasambane, ntukibe, ntukice. Kandi ayo mategeko yari ariho Yesu ataraza. Yesu yaje gukora ikirenze ibyo, yaje kutuzara ubwa kabiri ngo dukiranuke mu buryo bw'ubumana. Amen. Kuko Bibiliya tubwira ngo mu rukundo, Abaroma 13:18 pardon, haravuga ngo dore mu rukundo ngo niho hasoreramo aya mategeko yose, ngo agira ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ngo ibi byose bisohorera mu rukundo. Amen. Yesu rero iyo atubaraho ko twakiranutse, ntabwo atubaraho kuko ashingiye ku mategeko. Ntavuga ngo fisi wakiranutse kuko utibye, oya. Ntavuga ngo fisi wakiranutse kuko utatukanye, oya. Ibyo byari amategeko ya Mose. We mbere ya byose arakubarangura umukiranutse kuko nakubyaye, hanyuma ukaba ugenda ukurikiza ingeso zanjye. Iyo wuzuye urukundo ntusambana, iyo wuzuye kamere y'Imana ntutukana, iyo wuzuye kamere, haleluya, iyo wuzuye kamere y'Imana ntiwiba. Mbega niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana. Imana ishimwe cyane. Imana igupima rero ntigupimira mu mategeko ya Mose, igupimira muri kamere yayo. Probleme rero twavuze ibitwara biganiye byo twabihaye iminsi ibiri, kuyobera, kugwira, kuzimirira mu nzu. Hari abantu bazimiriye mu nzu nk'aba mwana w'ikirara. Aba bana bombi bari baratakaye. Hari umwe wari warisobanukiwe nabi atakarira hanze mu businzi no mu busambanyi. Hari undi watakariye mu nzu kubera imitekerereze ye, yibwira ko yemerwa na se kubera ibyo yakoze. Data ntako ntagize. Ntabwo Imana itwemera ko ntako twagize. Data twemera kuko yatuzaye. Amen. Hanyuma ntiwashobora kuvukira kwa data mukomeze ingeso z'abatarabe, oya. Rutayisire yabivuze neza ngo niho kwa Dr. Mayibobo, ngo akagenda iminsi yawe yose akumaramo ubumayibobo. Ubumayibobo n'ubuhe rero? Kongera kurarikira. Urabona bajya bavuga ngo basore ubundi ngo bareba rimwe, ngo iyo barebye kabiri biba ari ukugwa. Iyo umukobwa kunyuza imbere ukafata imbega umukobwa uteye neza we, iyo umurebye ubwo nta kibazo. Buryo uhindukiye bwa kabiri niho kugwa gukomoka. Burya ntubugiye kureba ahubwo ugiye kwinjiramo neza ngo ushishoze neza. Urumva rero umusore ubundi yakareba igihe rimwe w'umukristo bikarangira, kabiri ugiye kugera ahandi kure. Uranyumva neza cyane hano ko mwebwe muri benshi nyine muri abasore nshuti zanjye. Haleluya. Yesu rero agenda gukuramo bene izo ngeso, agenda gukuramo bene izo ngeso. Imana ishimwe cyane. Agukuramo bene izo ngeso.
abantu batakariye mu nzu hano ariko twarahavuze. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu yenda bazadufasha gukora za audio tuzumve neza kuruta. Yesu yaje gushaka abantu babiri, abatakaye bari mu bwoko bubiri gusa, abatakariye hanze n'abatakariye mu nzu. Abafarisayo, abasadukayo, tugendeye gusa kuri abo ngabo. Abantu batakariye mu nzu uzi ko ariho Yesu yageze, mu nzu apana hanze. Nimvuga mu nzu ndavuga mu rusengero. Yesu yageze mu nzu mu bice bitatu, ngo kigeramo bibiri ngo asanga abatunda muri Yohana, ngo asanga abatundiramo. Nakuzi imyuka 5 bire yavuze mu nzu ihaba mibi, tuzabivugaho butaha. Hari imyuka 5 dukwiye kurwanya mu nzu. Iya mbere ni imyuka y'inuma, icya kabiri ni imyuka y'inka, icya gatatu ni imyuka y'amafaranga. Turi kujyana nshuti yanjye. Bibiliya ni kwitubwira ngo nuko Yesu ageze mu rusengero ngo yirukana abatunzi inuma n'abagurisha inka n'abavunja amafaranga. Iyi myuka niyo ituma tuzimirira mu nzu. Uranyumva nshuti zanjye, tuzabivugaho ubundi. Abangaba rero bazimirira mu nzu. Abafarisayo bakabaha bacira imanza abandi, bariya n'indaya, bariya nta kigenda, bariya ntibameze nkatwe, nyamara nabo barazimiriye mu nzu. Twe gupfira aho twakagombye gukira, twe kuruhira mu buruhukiro bavandimwe, twe kuzimya. Erega tuvuga ngo abafarisayo, ubufarisayo ni iki? Ntabwo ari ni umwuka. Ubufarisayo ni umwuka, ntabwo ari izina, ni umwuka. Yesu yarebaga abafarisayo akabati, mwebwe muzabona ishyano n'ikimenyimenyi, ngo mumeze nk'abantu bameze nk'imva, imva zapfuye. Urabona imva ngo bakoreye amakaro nka zimwe za rusororo, bakazishyiraho amakaro meza, ngo ariko imbere muri zo ari umunuko n'amagufa y'ibyaboze, ngo niko mugaragara imbere y'Imana. Muzu abantu bapfa nabi kuruta hanze. Muzu ngo tugeraho ngo tukabamba ijuru, ngo tukabaza abashaka kwinjira kandi natwe ntitwinjire. Abo nabazimiriye mu nzu. Yesu yaje gushaka abantu babiri bazimiye, the rule breakers and the rule followers. Bavandimwe, ntidukizwa n'amategeko. Nongere subiremo, ngiki kintu numva gituma nkunda ubukristo. Ntago ubukristo ari muvoma, ntago ubukristo ari idini, ubukristo ni ubuzima. Ubukristo ni uburyo bwo kubaho, ubukristo ni imibereho. Amen. Ubukristo ntacyo na kimwe butavuze, buduhereza uburyo bwo gutekereza. Paulo yaravuze ngo ariko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Ubukristo buduhereza uburyo bwo feelings zacu. Ntabwo tuyoborwa n'ibyo kamere yacu irarikira, ahubwo tuyoborwa n'ibyo umwuka ararikira, mwuka yifuza. Amen. Ubukristo buduha identite. Ntabwo tuba tukiri abasinga cyangwa tuba turi abana b'umuzuko. Ubukristo buduhereza ubundi buryo bwo kubaho. Imana ishimwe cyane. Niwicire witeka ugisanze ufite iyo mico, wibuke ko Yesu yazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye n'abazimiriye mu nzu natwe turimo. Imana ishimwe. Icya gatatu twaravuze, yewe ntacyunda basomera twihute. Icya gatatu twavuze, Yesu yaravuze ngo yaje kumaraho imirimo yose ya Satani. Twavuze ibintu bitatu Yesu amaraho. Umurongo mu butumwa bwiza ni urwandiko rwa Yohana igice cya 3, urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 4, haravuga ko icyo umwana w'Imana yerekaniwe ngo ari ukumaraho ibizaha. Umurongo wa 8 bakavuga ngo kuko icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukumaraho imirimo yose ya Satani. Mu yandi magambo, imirimo ya Satani ni icyaha. Twavuze icyaha tukivuga uburyo butatu, n'izo mpaka twarazivuze zihora mu bantu. Icyaha kiri mu bwoko butatu, cyangwa Bibiliya kivuga mu buryo butatu. Hari icyaha cy'ivuko cyo bita sins origin, cyangwa twita icyaha cy'inkomoko. Turi abanyabyaha, ntacyo turakora, tuvuka turi abanyabyaha, tuvuka turi abo gucirwaho iteka kuko dukomoka kuri Adamu. Ariko nanone turi abanyabyaha ko Paulo avuga ngo icyaha iyo kitabaho ngo ntawe cyari kubarwaho. Turi abanyabyaha kuko twanabikoze. Nanone kandi turi abanyabyaha kubera imiterere yacu. Mbega twebwe tugizwe n'ibyaha, kandi ibyo byaha byose Yesu yaje kubimaraho. Iyo wizeye Kristo Yesu aguha kuvuka n'ubukibarwaho icyaha kiri origine. Ariko iyo ukuriye muri we aguha guhinduka, ukareka gukora ibyaha bya kamere.
ntugasambane, ntukibe, ntugatukane, aguha gupfa kuri ibyo. Si n'ibyo gusa, hari no gutaba wabikoze abantu bakagira ngo uri umukiranutsi, akaguha kuba umukiranutsi niyo ucecetse, kuko aribwo tuba ducecetse turi abanyabyaha. Ibyo twibwira, ibyo dutekereza, ibyo imimerere yacu nayo akayiha guhinduka rwose. Imana ishimwe cyane. Kugeza ubwo dusohora muri rya jambo rivuga ngo mwebwe ubwanyu n'imibiri yanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu birarindwe kugeza kuri urya munsi umwami wacu Yesu azaziraho. Imana ishimwe cyane. Rero twabiganiriyeho izaha muri ubwo buryo bwose. Nababwira n'uburyo n'intambara ziriho muri iki gihe. Hari abahagaze bavuga ngo oya turi abanyabyaha kuko tubikora, mwabasambanye mwe muzarimbuka. Abandi ati ni muzi ubuntu, twebwe twavutse ubwa kabiri nta teka rizaducirwaho. Yesu aho dusanga hose tuzajya mu ijuru. Ibi byose ni ukuri ariko kutuzuye. Byose nibyo rero twarakijijwe ko yatubizaye bwa kabiri ntiyarekeraho, ahubwo akoresha umusaraba ngo aduhe gusa nawe. Niyo mpamvu Bibiliya ikoresha amagambo atatu ivuga agakiza. Iravuga ngo twarakijijwe, turimo turakizwa kandi tuzakizwa. Amen. Kandi iyo bavuze ngo twarakijijwe bakoresha ijambo ubuntu, bavuga ngo turimo turakizwa bagakoresha ijambo umusaraba, bavuga ngo tuzakizwa bagakoresha kugaruka kwa Yesu. Nshuti zanjye, ako gakiza nibwo kazaba kuzuye. Edere bakunda usaga ijambo gukizwa gusa, yewe no gucungurwa. Twaracunguwe, turimo turacungurwa, tuzacungurwa. Ducungurwa kamere yacu, twacunguwe iteka ryaciriweho ab'isi, tuzabona ubugingo buhoraho twambuye umubiri. Agakiza nibwo kaba kuzuye, icyo twita full salvation. Ibyo byose rero Yesu yaje kubimaraho. Amen. Icyanyuma ari cy'uyu munsi dusome rero ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Nukuri nanjye simbatekerera ubusa, ariko ndabizi ngiye kugerageza muri iyi minota dusoze iki cyigishwa. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 17 wageze yadusomere inshuti zanjye. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 17 here ku murongo wa mbere, uretse ko murongo twibandaho uri wa kane gusa. Ndagira ngo nibura twumve paragraph yose. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 17 umurongo wa mbere ukagera ku wa kane. Ntawagezeyo, reka ngiye some nagezeyo. Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati data igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana kubahishe, nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose kugira ngo abo wamuhaye bose abaho ubugingo buhoraho. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Umurongo wa kane niwo twibandaho. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Amen. Dusoreze mu Baroma ibice 15. Abaroma, urwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 15 umurongo wa 7. Tugeze ku murongo wa 9 kugira ngo twihute, dusigaje iminota mike. Abaroma 15 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. Nuko mwemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Ndavuga yuko Kristo yabaye umukozi w'abakebwe wo kugabira iby'Imana kubw'ukuri kwayo, kugira ngo asohoze ibyo basogokuruza basezeranijwe, kandi ngo abanyamahanga bahimbarize Imana imbabazi zayo, nk'uko byanditswe ngo nzavuga ishimwe ryawe mu mahanga kandi nzaririmbira izina ryawe. Amen. Ikintu cyanyuma cyazanye Yesu mu isi mu nyigisho yacu, nimvuga cyanyuma sindangije ntihagira uza gukomeza ibindi mutazavuga ati ko senga yatubwiye binese. Oya, ngewe niho ngeze mpishurirwa, niho Imana yageze inyigisha. Rero hari n'abandi Imana izigisha. Ndagira ngo hari igihe tuvuga ibi abantu bakagira ngo dukinze ijuru, ntidukinze Bibiliya. Oya, kubyazanye Yesu mu isi ntabwo turangije, hari n'abandi bazahishurirwa ibindi, ariko ngewe narahishuriwe mbona ni ibi bine by'ingenzi byazanye Yesu mu isi. Iyo mvuze iby'ingenzi rero hari n'ibindi birenzeho nshuti zanjye. Icyanyuma cyazanye Yesu mu isi ari nacyo cy'ingenzi kuruta ibindi byose, ni uguhesha data icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ni uguhesha data. Haleluya, haleluya. Nshuti zanjye, nubwo ubutumwa bwiza bugenewe abantu, ariko ubutumwa bwiza ntabwo mu Cyongereza bivuga neza, it's not man centered. Ubutumwa bwiza ntabwo buzengurutse ku muntu. It's not man centered. Sinzi ukuntu abivuga. Ntabwo ubutumwa bwiza ari ikintu wavuga ngo kigenewe nge, byose ni nge. Bikamera nk'ababigishwa babwiye Yesu ngo mwigisha, we want to do whatever we ask. No, oya, mwigisha turashaka gukora ikintu cyose tuvuze twebwe dusabye. Oya, ubutumwa bwiza ntabwo ari cyo twabuherewe. Mbere na mbere twabuherewe kugira ngo butume twebwe na Yesu bisubiza data icyubahiro.
nyumva neza, niyo mpamvu twagowe. Wajya kurebera Imana mu buzima bwawe, ukayirebera mu myenda, ukayirebera mu byo utunze, ukayireba ko udakodesha. Oya, ibyo ntabwo ari byo bihesha Data icyubahiro. Twagiye twumva, nanjye barabimbwiye ngo pastor, maze kugura imodoka, ati imodoka yawe kabisa ihesha Imana icyubahiro. No, nta modoka ihesha Imana icyubahiro ibaho, ntayibaho. Ronaldo afite Lamborghini, babuze izo batunga ahubwo. Ejo bundi nahoze nsoma ngo Porsche ifatanije niba nande bagiye gukora none higuruka. Bavandimwe, abazigenderamo barasambana, ntibubaha Imana, Imana ntibayemera, babona twararindagiye. Oya, Yesu yazanywe no gusubiza Data icyubahiro, kandi akimusubiza muri wowe, akimusubiza muri nge. Imana ishimwe cyane. Ahubwo ya modoka ngendamo, iyo nyigendamo nyubahisha Data arubahwa. Actually twebwe nubwo dufite imodoka ni moyen de transport, hari abandi bafite voiture, wegera ukumva wakoraho gusa. Twebwe turiyunguruza tukabona tugezeyo. Hari abandi bafite imodoka zifite za sensa, zirakubwira ngo imbere ugiye gukata, iyo ugiye kugongira hagarara, mbega riske ni zero. Bavandimwe, dufite imodoka se nyabuna reka. Hari abandi bafite amazu ari electronique, bakanda gutyo ukabona ibirahuri biraje utabizi ko byari bihari. Kandi abo nta numwe wubaha Data. Yesu yazanywe no kongera gusubiza Data icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ubwo yaravuze ngo ubwo nzongera kumanikwa hagati y'isi n'ijuru, nzihererezaho amahanga, nayo namara kunkoraniraho azazamura ikuzo ryawe, avuge ngo ni wowe Mana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu mbasaba muhaguruke turwanye ubuhanuzi butatuma abantu bubaha Imana. Ugahura n'umuntu ugahanurira umupagani rwimbi utazi Yesu, uraguza ngo Imana irakuzamuye. Imuzamura hehe ko azasubira ikuzimu? Bazamubwira na Korazini ngo urazamuye kuruta imidugudu yo mu isi, ngo ari kuzamanuka ugere ku ndiba ya rwarwo. Mbega amafaranga atagira Yesu amaze iki? Mbega ibyubahiro n'abagabo bitagira Yesu bimaze iki? Ko byose bizarangira bavandimwe. Mugabo uramurongorwa kagutikura arakubwira agashero kagira ngo ahindutse nk'igicu. Iyi si ni iki cyo kwiringirwa kibaho? Mureke twongere tuvuge Yesu, tumugarurire icyubahiro. Kimwe mu dore cy'ingenzi cyazanye Yesu, yaravuze ageze mu minsi ye ya nyuma, isengesho rya nyuma ry'umwana w'Imana. Nimvuga isengesho rya nyuma, simvuga isengesho kuko no ku musaraba yarasenze, ndavuga isengesho yafatiye umwanya, intercession y'umwanya. Yereka Data ati Data, urabizi ko wantumye mu isi, kandi nabiyenyesheje abantu bawe izina ryawe, kandi dore ubugingo buhoraho nuko bakumenya wowe gusa, bakamenya nanjye watumye. Atariko Data, Imana ishimwe, arimo arasenga ati darukaruka kuri wowe. Kubera iki? Urabizi neza ko nakubahishije, kandi uko nakubahishije si ukundi ngo nuko narangije umurimo wampaye gukora. Dore ukuntu kwa mbere Yesu yubahishije Data, nuko yarangije gukora umurimo Data yamutumye. Urambaza ngo imirimo Data yamutumye ni iyi? Ni ya yindi itatu twavuze. Icya mbere, gushaka no gukiza icyazimiye. Icya kabiri, gukorera batagira gikorera no kuba incungu ya benshi. Nimvuga incungu, harazamo rya jambo umutima wa Bibiliya rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo araga icyo Data ashaka ni iki? Ngo nuko abantu bitegereza umwana, ngo maze abamwizeye bagahabwa ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ntiyariye umunwa, ntabwo yariye umunwa, oya, yaravuze ngo rega udafite uwo mwana ntafite ubugingo, ngo ariko ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho. Bibiliya ntiyariye umunwa, natwe rero ntituzawurya. Ngo urumva ngo inzira zose hoya, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data atamujyanye. Yaravuze ngo Data, narangije umurimo wampaye, kandi umurimo wampaye n'uyu, nuko abantu bareba umwana bakamwitegereza, bamara kumwizera bakabona ubugingo buhoraho.
Imana ishimwe cyane. Bavandimwe, Yesu mu isi ubwo arivugira ngo yazanywe no guhesha data iki? Icyubahiro. Hari ibintu bitanu rero Yesu yakoze, ntabwo ari cyo cyonyine, yakoze ibintu bitanu bigarurira data icyubahiro. Amen. Kubera iminota nyine yashize ntabwo ndi bubisobanure, ndihangana gusa nguhe nawe ujye gusoma basi n'ibyanditswe. Hari ibintu ubwo yarabyivugiye ati data nakuhesheje icyubahiro, kandi kugira ngo nguheshe icyubahiro nuko nabigenje, nasohoje, narangije umurimo wampaye gukora. Amen. Ndibuka ubwo yakizaga mu bice bitanu bya Yohana, amaze gukiza cya kirema cyari ku kidendeze cyitwa Betesida, kimaze imyaka 37. Yaranezerewe Yesu. Haravuga baramureba ati ninde wagukije? Ati ni Yesu. Uwo mutipe ukora ibintu ku isabato ntabwo ari seriye. Edeni nta nubwo Imana ikorera muri we. Haravuga ati imirimo data yampaye gukora yose ndayirangije. Ati kandi ijambo mbabwira rinezeza. Sinari mpari ariko nibaza ko ari nko muri eshofoma. Ora hari igihe nsoma Bibiliya nkimagine uko byari bimeze. Nibaza ko Yesu yarameze nkagurya tumba mbabwira. Ngewe nkurikije uko mbireba. Umva umurongo wa 17. Data arakora kugeza na nubu, nanjye ndakora. Kandi ngomba gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa kugeza igihe nyisore. Mbega yakora giki bavandimwe? Hari ibintu bitanu z'ingenzi byari bimuzanye mu isi kugira ngo arangize imirimo data yamuhaye. Oh, haleluya. Icyambere nakikubwiye, nyemerera ucyandike. Kurangiza umurimo yahawe ni uwuhese. Twawusanze muri Mariko 10:45, Luka 10:19, Yohana 3:8, Yohana 3:16, hose nahavuze. Ngiki cyambere cyari kizanye Yesu, kurangiza umurimo data yamuhaye. Amen. 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 Kandi iyo umukozi arangije umurimo araruhuka, ajya mu kiruhuko. Nawe aravuga ngo data ndaza kuri wowe, ngo kuko narangije byose. Iyi si ntacyo mfiteho, umurimo yarawurangije. Cya kabiri rero aricyo twasomye aha ngaha, mbararitse ikindi gihe nacyo ni ikibwiriza nk'ibyumweru bitatu at least, kuzuza cyangwa gusohoza amasezerano y'Imana. Kuzuza cyangwa gusohoza amasezerano y'Imana. Imana yari yarahaye abantu amasezerano uhereye ku Bisiraheli. Niko twasomye mu Baroma ngo nkuko ari waravuganye n'abasogokuruza bacu ngo ukabasezeranya amasezerano. Yesu rero yaraje gusohoza amasezerano, double tâche. Yaraje gusohoza amasezerano mu buryo bubiri. Icyambere ku Bisiraheli gusa, yego, nanone kandi no ku banyamahanga. Kuko Abisiraheli bari bamutegereje mu isezerano Imana yahaye Aburahamu uhereye mu bice 12, ryavugaga ibintu 7 Imana izakorera Abisiraheli. Ivuga ngo kandi Aburahamu muri wowe ngo ni muri urubyaro rwawe ruzaherwa umugisha. Muri wowe bo bakumva ari bazarebaga, ariko bigeze nanone mu Itangiriro 22:18 baravuga ngo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri urwo rubyaro. Bavandimwe, bo bari bamuteze gusa nk'abo ubwabo, ariko kandi Imana yari yaratanze n'isezerano yuko natwe amahanga imigisha yose tuzahabwa tuzayihererwa muri we. Abisirayeli bahoraga bavuga ngo mbega uzasohoza ryari amasezerano? Mesiya azaza ryari? Mwibuke Yesu avuka ngo ubwo yamufataga umugaragu w'Imana Simiyoni, yaravuze ati Mana yanjye, mbonye igitangaza wasezeranije umugaragu wawe, noneho sezerera kuko mbonye agakiza ako witeguriye Abisiraheli ndetse n'abari mu isi, dore ndagikikiye, sezerera. Ngo umukecuru wa kera witwaga Hana nawe ngo abonye Yesu aramwakira ati uyu aravutse, uyu ni ikimenyetso kigirwaho impaka. Ni Simiyoni wanabivugaga, nguyu isezerano ry'abanyamahanga, nguyu isezerano ry'Abisiraheli, nguyu aravutse. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Abahanuye bose tujya twibagirwa ingenzi yitwaga Zakariya. Zakariya yaramuhanuye aravuga ngo uyu nguyu ugavutse. Itegeko ryanditse muri Yesaya 8 rirahindutse. Kuko muri Yesaya 8 hari itegeko ryavugaga ngo nimusanga amategeko nibiyahamya, ngo kuko nimutayasanga ngo ntabwo bizatuma umuseko batambikira. Ngo ariko abonye Yesu aravuga ngo kubera umutima w'imbabazi z'Imana ngo niwe uzatuma umuseko dutambikira. Bavandimwe, uyu nguyu yari isezerano ry'amahanga. Bari bamubonye rero bavuga ngo Mana usohoza amasezerano yawe. Sinababwiye se ko ari ibyumweru bitatu, reka soreze kuri iri gusa. Usoreze kuri iri ryonyine. Ni ryanditse
mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 19 n'uwa 20 haravuga ngo ibyasezeranijwe n'Imana byose, iby'Imana yavuze byose, ngo muri Kristo Yesu ngo nimo yego iri. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo nicyo gituma natwe tuvuga ngo yes, amen, Uwiteka himbazwe. Niba uzi ko Imana ifite icyo yasezeranije, amasezerano yose asohorera muri Kristo Yesu. Amen, amen. Mbega haleluya, 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 haleluya. Urabona Bibiliya iyo tuyisoma ukiri umwana ibintu byose byaturibiwaho, kandi ntugire ngo ukiri umwana nyine. Urugero, ntabwo turi imirizo watugeze imitwe, ntabwo ububeshya koko. Ariko iyo ugenda ukura, ugenda umenya gutandukanya icyatsi n'ururu, ukamenya amasezerano Imana yabwiraga Abisiraheli, ukamenya amasezerano Imana yakubwiraga muri Kristo Yesu, ukamenya amasezerano y'ibyo yabwiraga Abisiraheli nawe bikureba. Turi kujyana. Reka mbaho urugero. Hari umuntu wasomye Bibiliya twigaga kuri Eto, sinzabyibagirwa, yitwa Eric, yagiye muri Amerika, yaranaguye d'ailleurs. None yakunda kuvuga ngo Imana ngo iramubwiye, yabonaga abandi bahanura kibaza atari kose, ubu ngiye nzahanura ryari. None ngo biramubangamira, akajya agenda agafata Bibiliya agatomboza, akaza ati senga Imana avuganye nanjye, katwegeranya twese kuko nta nubwo twe dufite autorité yo kubuza abantu kuvuga. Ati Imana avuganye nanjye, akatubwira amagambo muri Yesaya, nzabana nawe, ntabwo uzakureka, ndi kumwe nawe. Tukavuga ati Imana himbazwe. Nuko buri gihe akabigenza atyo. Reka rimwe duhure twahuye yambaye ibirenge hari saa 9 nakamba mbira atazambaye, avuga ngo nari nakubuze, ndabagira iki wabaye iki? Ati ndapfuye birarangiye. Ushwe n'ikisi? Ndambika ibiganza birarangiye. Kubera ikisi? Imana yambwiye ngo amaherezo angezeho njye umwana w'umuntu. Ibyo se wabikuye he? Ati muri Ezekiyeli ngira ngo 7 niko avuga ngo amaherezo akugezeho umwana w'umuntu we. None se wakoze iki? Ati ntacyo, ariko niko yambwiye. Yabikubwiye ite se? Ati rega burya ngewe ndatomboza. Ati rero natomboje ngo muri Ezekiyeli. Bya bindi byose watubwiraga waratombozaga. Ati yes, naratombozaga. Nuko watubwiye ko Imana ivuga ati cyane. None uyu munsi naguye muri Ezekiyeli, kandi numvise ari ngewe ibwira njyenyine, umwana w'umuntu umwe wenyine. None karabaye. None nshuti zanjye, iyo usomye Bibiliya ntumenye iby'Imana yabwiye Abisiraheli byarangiye, ntumenye iby'Imana yabwiye Abisiraheli kuko ari bo mu mubiri, ntumenye iby'Imana yabwiye amahanga yose kubera Kristo Yesu, uravangirwa. Ibyo mvuze birumvikana? Uravangirwa. Hari iby'Imana yabwiye Abisiraheli gusa kuko ari abo mu mubiri nyine. N'ikimenyimenyi, ntituri abana ba Aburahamu se? Uzagiye gufata isambu, uzagiye uvuga ati simva hano nanjye ndi umwana wa Aburahamu, niba atagukubita ngo bagufunguza bureba. Turi abana ba Aburahamu dutese. Niba turi abana ba Aburahamu kubwo kwizera, ni nako amasezerano yacu nayo ari mu kwizera. Haleluya. Ni nako ibyo twasezeranije atari ibizaha. Erega nimugire ngo Abisiraheli barakize kuruta abandi. No mu karere si bo bakire gusa, yenda Imana yabahaye ubwenge ahubwo bamenya kwirwanaho, ariko si abakire kurusha abandi. Ugira ngo barakize se kuruta Kongo, uretse ko Kongo yabuze gusa akantu. Kongo irakize. Kongo abakongomani bagereranya mu ijuru n'amasisi. Uzave kuya Kongo muri Kongo, nyavuga ngo Imana izambarenge muri Kongo, kuko ninagera amasisi nzaba baratuma. Kuko abakongomani bakwira ati masisi, ngo umupasiteri yarabwirije ati mu ijuru ni heza. Arabivuga buri uko abigenza ati ni heza nk'amasisi. Urumva ko amasisi ashobora kuba ari heza. Haswe rero muri bwa butayu bwo mu Isiraheli, hariya ni mu isi hamenetse amaraso atagira ingano. D'ailleurs iyo ndebye amateka Bibiliya n'amateka y'isi, sinibaza ko ari igihugu cyanyuye amaraso kuruta Isiraheli. Ni mu isi nibo abantu bemeye ubutinganyi imbere y'abandi. Twebwe twahawe amasezerano arenzayo. Imana ishimwe cyane. Niba Imana yadusezeranje kubwo kwizera, nitujya gushaka amasezerano yacu tuyashake mu kwizera. Mbibutse yuko amen, Imana ivuga gusa kubera Kristo Yesu, kuko ibyo Imana yasezanije byose muri Kristo Yesu nimo yego iri. Icya gatatu, ngo yaje kwerekana ko Imana ari indahemuka.
uze gusoma aho ngaho, uze gusoma muri icyo gice twasomye. Aravuga ngo no kugira ngo yereke abanyamahanga, ngo yereke abisiraheli ngo yuko Imana yacu ari indahemuka. Iyo bavuze ko Imana ari indahemuka, ngo kwari kugira ngo babwire abisiraheli ngo mwebwe niyo mutakwizera, ngewe ndi uwo kwizerwa. Mwibuke Petero ni Timoteyo wa 2 ngira ngo ibice 2:14 haravuga ngo nubwo twebwe tutizera, ngo Imana yacu niyo kwizerwa. Muri Bibiliya zindi ntabwo bavuga kwizerwa, oya baravuga ngo twebwe nubwo duhemuka, Imana yacu ni indahemuka. Niyo twebwe tutayizera ngo tuve ngo Mana urakomeye, iba ari indahemuka. Ni indahemuka muki? Ngo yerekanye ko Imana ari indahemuka mu masezerano, ngo yerekana ko Imana ari indahemuka mu byo yavuze. Imana ishimwe cyane, amen. Kuko Imana yamuzanye mu isi ngo asohoze. Nababwiye ngo ndabasomera muri Hangana igihe cyashize icyanyuma cya 4. Umviriza, Bibiliya yatubwiye ngo reka nsubiremo, reka amasome kandi reka amasome ahangaha harakuryohera kuko nanjye harandyohera. Umva umurongo wa 8 B yaho iravuga ngo ndavuga yuko Kristo yabaye umukozi w'abakebwe wo kubagaburira iby'Imana kubw'ukuri kwayo, kugira ngo asohoze ibyo basogokuruza basezeranijwe, kugira ngo asohoze ibyo basogokuruza bacu basezeranijwe. Umurongo wa 9 ngo kandi ngo abanyamahanga bahimbariza Imana imbabazi zayo nk'uko byanditswe ngo. Imana ishimwe cyane. Ukomeze n'ahandi, Yesu yazanywe no kugira ngo yereke abanyamahanga yuko Imana ari inyembabazi. Amagambo abisobanura neza nayabonye mu Baroma ibice 2 uhere ku murongo wa 12. Haravuga ngo bavandimwe mwebwe mwibuke ko mwebwe mwari abanyamahanga kera, ngo babakebwe ku mubiri bitaga batakebwe, ngo dore mbere kuko mwasaga, ngo mwari mu isi mutagira Imana rurema, ngo nta byiringiro by'ibizaba, muri abashyitsi ku masezerano y'Imana, ngo ariko kubwa Kristo Yesu yabahinduranye bazima nawe, maze ngo bara babiri ibahindura kubumwe, imaze gukuraho ubwanzi bwitwaga ubw'Isiraheli. Imana ishimwe cyane. Twese tugira umwe atwinjiza mu masezerano ye. Imana ishimwe. Ngo abanyamahanga nabo bahimbariza Imana yuko igira imbabazi yatwemeye tutarabo kwemerwa. Abaroma 11 Paulo yandikiye Abaroma aravuga ngo bavandimwe, yavugaga iby'iminsi ya nyuma amaze kurangiza, aravuga ngo bavandimwe mwagiriye ubuntu nimukabupfusha ubusa, ngo mwebwe nabagereranya nkaho mumeze nk'ingurukira ngo zatewe ku kiti, ngo mwari mumeze nk'ingurukira. Ibyo ngibintu byamenya abantu bize za iki ubuhinzi n'ubworozi. Ingurukira ni igihe uzasanga hari ishami rya avoka rimeze nko kwipera, bijya bibaho ugasanga ishami rya avoka rimwe rimeze nko kwipera. Ngo niko natwe tumeze ku gakiza cy'Imana, ngo twatewe nk'ingurukira ku gakiza cy'Imana no ku masezerano y'Imana. Ntabwo twari tubizemerewe, ngo ariko kubera umutima w'imbabazi z'Imana. Imana ishimwe cyane. Mwibuke rya jambo Zakariya yavuze ngo kubera noneho umutima w'imbabazi z'Imana, si kubw'amasezerano, si kubw'amategeko nako cyangwa si imihango, oya ni kubera umutima w'imbabazi z'Imana ni utumye umucyo dutambikira. Hosea yarabivuze, navuga ibyanditswe byinshi. Hosea yaravuze ngo regaho nababwiriye ngo muri ubwoko bwanjye niho nzababwira ngo ntabwo muri bwo, ngo kandi nzabatera ishyari ngo nzaba maze gukunda ishyanga ritagira ubwenge, ngo nzabatera ishyari maze gukunda abanyamahanga, ngo bo mwari muzi ko atari ubwoko maze kubabwira ngo muri ubwoko bwanjye. Mubitewe n'ikimana nta kindi, mbitewe n'umutima w'imbabazi zanjye. Muri Bukaya Zaburi 136 mushimire Uwiteka ko ari mwiza kuko imbabazi zayo. Imana ibaho umugisha. Janvier yigeze kutumarisha umwaka wose atubwira agenda dukura stika uvuga ngo kubera ko imbabazi zayo zihora Uwiteka ryo. Icyanyuma ababiri kubahindura kubumwe, ababiri kugira gute? Muri no minsi hari ibintu ntazi aho bavanye abantu, mu by'ukuri ntazi aho abantu bavanye, byatuvangavanze ku buryo tutazi agakiza icyo ari cyo. Namwe murasanga ari bizo. Hari abantu bagiye mu Isiraheli bazana amazi, bavomye mu biziba kuko uyu mugezi kuva kera ni ibiziba. Sinagezeyo ariko niyo wagugoringa ni ibiziba. Njyewe sindageyo mu Isiraheli, utagira ngo mujyayo gusa kuri Google. Urumva? Kandi Google itugezayo ni ibiziba, ndavuga Yorodani ni ibiziba. Yenda bakanayayungura bakavoma amazi bitwaje amaritiro 5, bagera hano bakayafungura akaba nka 60, hanyuma bakajya batugurisha agacupa kagura truwasa y'inyange kandi o minerale. Inyange y'ibashoyemo ni ibintu chimique, bakagurisha truwasa barangiza bakayashira kuri 2000 ngo yamazi avuye mu Isiraheli.
ararutwa na Nyabarongo yacu cyangwa se ni kimwe. Ayo mazi ni amazi buzi. Yesu yadusezeranije andi mazi, aravuga ngo yo nzabaha azabadudubirizamo ahinduka amazi y'ubugingo, ntabwo ari amazi yo mu isi. Mbega abantu bayanyoye bamara iki? Abandi twita abanyamwuka cyane bavandimwe, ninde utavangirwa bakatuzanira ubutaka ngo ubwo mu Isiraheli ngo mama ngo ntiburose, ubwo mu Isiraheli ngo ubutaka bwera bwera, muri Isiraheli ubutaka bwera buhari, niyo kuruhukira hahari. Niyo mpamvu ba Kibogo bahagurutse bakavuga ati natwe dufite Imana yacu ya gakondo. Bahinduye ubusa ubutumwa bwiza, kandi nanjye aribo nabashigikira. Niba ari ibyo, niba ari byo yazanye Yesu, iyo ni colonialism, nukudukoloniza. Niko kutubwira ko Ikinyarwanda cyacu gipfuye tugomba kuvuga Igifaransa, ni ubukoloni. Ubutaka bwabo burera bwera hehe? Bose ko mutise bavandimwe, muzabare croisade y'imyaka 100 yishe byonyine abiseri barenga 30,000 barengana. Wavuga basira yababa we, byonyine uzateranya amaraso yamenetse intambara za Dawidi, uzamenya abiseri bapfuye. Barapfuye kubura butaka ngo iki bategereje Mesiya nyabuna. Isiraheli yo mwisi ndetse na Yerusalemu iri mu bubata birukundi bavandimwe. Niyo mpamvu Yesu, haleluya we, Abaroma 11 Paulo yaravuze ngo ndashimira Imana ngo kuko yo kubera umutima w'imbabazi zayo ngo yafasha abantu bose babumbira mu byaha kugira ngo ibone ukwikiza bose. Uranyumva neza? Yafasha Abisiraheli, Abasilamu, Abakristu, uranyumva neza, Abanyarwanda, Abazimbabwe, bose ibabumbira hamwe mu byaha ngo igamije ikintu kimwe gusa, kugira ngo ibone ukwikiza bose. Ni muri Kristo Yesu gusa dukirira, ni muri Kristo Yesu gusa dukirira. Ubuzima bwacu burukundi. Rego kajya kugura ubutaka ngo bavanye mu Isiraheli, none habagiye bazaza ngewe kugira ngo promoting Israel na promoting made in Rwanda. Uzi impamvu ifitiye umumaro? Made in Rwanda ifite umumaro direct, at least kubera ko ya myenda yo mu buzima ishobora kugurwa yiswe made in Rwanda. Iyo mu Isiraheli ngo imara iki? Mu bucuruzi nk'ubundi. Agakiza karimo, agakiza kari mu Kristo Yesu gusa. Twavangavanza abantu bakiboga ni Kiboga harya wa mupfumu w'ibisatsi by'ibinuze wahagurutse vuba hanga ngo yahagurukije idini rya Kinyarwanda, ashingira ku cyuratse ayo Mateo urapfuye. Isiraheli ni iki se? Ni igihugu nyibindi kubijyanye n'agakiza, kubijyanye no gutoranywaho rero ngo bafite ukundi baturusha, ariko kuri uko gutoranwa ntacyo bitumariye. Ngo ariko Yesu we yakuyeho urusika rwadutandukanyaga ngo abarababira bagira umwe, aduhereza identity imwe, kuba abana b'Imana, kuba abana b'umuzuko nyabuna. Abatajya ibwami babeshwa byinshi. Nanjye ndimo ndasenga Imana ngo impe ifaranga nzajye mu Isiraheli, kandi ni ingaruka noneho ngewe bana nzabacanga kabisa. Nzajya mbabwira nturabona Yesu yamanukiye hepfo hariya hahandi nyine umanuka Galilaya gato, kuko nzaba narahabonye. Imana izamfashe ngeyo rwose, sindabona ifaranga pe, nzagaruka nanjye mbabwire. Bakatuzana ibitereko by'amatabaza, si bibi, ni imitako, ntabwo ari bibi vrema. Ni nkuko natwe tugira ingagi, byo mvuga birumvikana. Afatana no kwizera gusa, ntabwo afite ubuzima ubwayo, ngo ahubwo yari igishushanyo yashushanyaga ibindi. Imana ishimwe cyane. Cya gitereko kitabaza cyarahera cyashushanyaga ibindi. Imana ishimwe cyane. Ya sanduku y'isezerano yashushanyaga ibindi. None ubwo Yesu yaje dukomeze tubikurikirane, na ba nyirabyo nta buzima bibaha bavandimwe. Dore umubiri wabyo warasohoye ni Yesu, umubiri wabyo warasohoye ni Yesu. Yarapfuye arazuka, ni muzima.
Nzongera mbararike mbafitiye inyigisho ivuga ngo umusaraba mu ishusho cyangwa se umusaraba mu ihema ry'ibonaniro. Nzongera mbatumire tuzavuga ibintu 7 ku musaraba. Umusaraba mu ishusho y'ihema, mbega umusaraba tuzawigira mu ihema ry'ibonaniro. Bibiliya itubwira ngo rega ibyo byose byari igishushanyo. Byari igishu, nta buzima byari bifite. Ihema ry'ibonaniro ryashushanyaga ibindi. Cya gikarabiro cyashushanyaga ibindi. Vuga n'ibindi. Ya nkoni ya Mose yashushanyaga ibindi. Ibyo rero ubwo nyirabyo yaje, ubwo yasohoye, ubwo twamubonye, nta mpamvu yo kuziruka inyuma, twiruka inyuma Yesu. Kandi ngewe narumiwe, iyo tutabigizeho Imana ntimutwemera. Iyo tutabigizeho Imana ntimutwemera. Umushatse abakobwa 2 n'umugabo umwe bakajya banga inyuma nyine na pasiteri nkankoreho, bakajya banyuza hano kandi mwegeyeyo hariya, mwavuga ati senga ari mu mavuta yaheze. Kabakanga kajya mvuga cyane, yenda nta nicyo mvuze, mwavuga ati wo muvandimwe hari naho ku amafuta hehe. Nshuti yanjye na Yesu yari yoroheje, ahubwo reke tubabwire ukuri. Yesu yaje gukuraho ubwanza, ngo ngewe na Elihud, ngewe na Mubarak, vuga n'abandi na ba Dawidi, twese turi mu kigero kimwe. Yabumbiye bo hamwe bose mu bizaha ngo abone uko acungura bose, maze abara babiri abahindura ku bumwe. Ngo aho muri we nta muyuda, nta mugiriki, nta munyarwanda, nta muhutu, ahubwo bafite identity imwe, n'abana b'umuzuko, n'abana b'Imana. Isi yakuringaniza, ngewe nakuringaniza, ariko Yesu yakwisi icyo uri umwana w'Imana, uri umwana w'umuzuko, ntabwo ukeneye ibirenze. Bamwe baraducanze basuye barabatizwa. Ubu tuzi ku matizo wacu tuzuye, kuko ngewe nabatirijwe mu Mugende, ndabyibuka neza ku Karubanda, aho bita ku Karubanda Butare, ibirometero ni hafi ya gereza yo ku Karubanda, niho umwana wamanukiraga. Yari amazi mabi, bazana amafoto ntayakwereka, yari mabi. Ubwo ngiye nkeneye kujya mu Isirayeli ngo bangangahure rero, kugira ngo njye muri Yorodani aho Yesu yageze. Nuko utamenya ngo umatizo ni iki. Abara babiri yabahinduye ku bumwe, aduhereza agaciro karenze. Imana ibaha umugisha.